Nk'uko bisanzwe nitwa Emmy Jackson Impano, nkaba ngiye kubagezaho inkuru nabateguriye uyu munsi. Umunsi umwe umugabo yagiye guhiga mu ishyamba akoresha imbaraga zose n'ubushobozi bwose yari afite ariko abura umuhigo. Ubwo yari yicaye munsi y'igiti yaburaniwe ari kuruhuka, nibwo yabonye icyana cyari kiri mu giti ariko cyafashwe, yurira mu giti agiye kugikurayo ngo akijyane, ari nako yibwira mu mutima ati njyewe n'umuryango wanjye tugiye kukijyana tukirye kuko nta kindi dufite cyo kurya. Nuko ni naburaniwe, umugabo baragenda bageze mu nzira na cya cyanira icyanira giti ariko se ubundi wa mugabo we unjyanye hehe? Umuhigi ati njye n'umuryango wanjye tugiye kukwica tukurye kuko nta kindi dufite cyo kurya. Icyanira cyahise kigira ubwoba ariko ntikereka ko umuhigi gifite ubwoba. Bageze imbere gatoya kirikoroza kigira giti ubuzima bwose nabayeho muri iyi si nawe maze nishimye nari mfite umunezero, ariko iki ni cyo gihe ngo mpfe. Gusa mbere yo gupfa hari icyifuzo mfite nshaka kukubwira. Umuhigi ati icyifuzo cyose uri buze kumbwira ndi buze kuza kugikora, ariko ntihabe harimo kuza kunsaba ko nakurekura. Icyanira giti ngiye kuguha amasomo abiri y'ingenzi mu buzima ari nayo yandanze cyangwa se yamfashije kubaho nezerewe muri njyewe. Umuhigi aribwira mu mutima ati iki cyanira kigiye kuba amasomo abiri y'ingenzi mu buzima nzajya ngenderaho. Arakibwira giti ngaho noneho umbwira ndakumva. Icyanira giti muri ubu buzima ntuzigere wizera ibintu buhumyi igihe cyose utabifitiye buhamya. Ntuzigere ukora ikintu utizeye cyangwa se ngo wumve ikintu utizeye kubera ko bakikubwiye ariko nta buhamya ugifitiye. Isomo rya kabiri, ntuzigere wabazwa no kubona ikintu kigucitse ubona kigiye kandi wagikundaga. Umugabo yimye amatwi icyanira arakomeza aragenda, yigiye imbere gatoya yari ageze hafi yo mu rugo. Icyanira giti ariko se ubundi wa mugabo we uwaguha ikintu cyatuma usezera ku bukene muri iri joro wandikura nkigendera. Icyanira gikomeza kibwira umugabo ati wandikura nkigendera uwaguha ikintu cyatuma usezera ku bukene. Umuhigi ati ikintu cyose cyatuma nsezera ku bukene nakiguha, nakurekura ukigendera. Icyanira giti mu myaka yashize natoraguye diyama hafi y'ingoro y'umwami iri mu cyari cyanjye n'uwoye ntakimariye, uwayiguha ukandikura nkigendera uraba urekuye ubuzima bwanjye ariko nawe uraba usezeye ku bukene. Umugabo nta no gutekereza kabiri yahise arekura cya cyanira kirigurukira cyose gihagarara ku ishami ryari hafi aho ngaho. Nuko kiraseka cyane nuko kibwira umugabo giti ariko manza kuko abantu mutajya mwumva, mu minota yashize naguhaye amasomo abiri y'ingenzi. Nakubwiye ngo ntuzigere wizera ibintu bihumye igihe utabifitiye gihamya. Ntuzigere ukora ikintu kuko bakikubwiye ariko nta gihamya ugifitiye. Rero iyo diyama ntayo mfite, urokoye ubuzima bwanjye ubu ndisanzuye rwose kandi ntiwakongera kumfata. Iyo diyama wumvaga iyo diyama nawe nayikuye hehe? Umugabo ahita arakara cyane agira umujinya ku buryo bukomeye. Icyanira kirongera giti ariko abantu koko bene muntu ntabwo mujya mwumva rwose. Nari nzi ko isomo rya mbere atari ryo wumvishe none n'irya kabiri ntaryo wumvishe. Nakubwiye ngo ntuzigere wabazwa no kubona ikintu kigucitse kandi wagikundaga kubera ko hari impamvu yacyo kigiye. Ugomba kujya ushaka ibindi kandi ukihanganira ibikubayeho kubera ko nyine kiba cyagiye kandi ntabwo kiba kiri buze kongera kugaruka. Ntukajye uheranwa n'icyo kintu cyagiye cyangwa se cyagucitse. Nuko icyanira kirigurukira kirigendera, umugabo nawe asigarana amasomo abiri icyanira cyari kimuhaye. Muri iyi nkuru ifite amasomo abiri kandi nawe ugomba kugendera muri ubu buzima. Wowe inshuti uri kunyumva muri aka kanya, isomo rya mbere. Isomo rya mbere, ntukajye wizera ibintu buhumyi igihe cyose utabifitiye gihamya. Muri ubu buzima igihe cyose wizera ibintu nta gihamya ubifitiye, bisa naho uba uri kugenda urimbuka kubera ko icyo wakora cyose cyangwa se wakwizera cyose nta gihamya ugifitiye, rimwe na rimwe hari ubwo kikugora. Ari hahandi bavuga ngo
wizera umuntu cyane handi ku rwego rukomeye cyane, iyo umwizeye cyane cyane, iyo atakubera umuntu w'ingenzi mu buzima, akubera isomo ry'ubuzima bwawe bwose. Isomo rya kabiri riragira riti: ntukabazwe no kubona ikintu kigucitse cyangwa se ubona ikintu kigiye kandi wagikundaga. Ubuze inshuti cyangwa se umuvandimwe wakundaga, ubuze umukunzi cyangwa se wakundaga, abavandimwe, abaturanyi, urababuze. Igihe cyose ubwo ko hari umuntu ubuze cyangwa se hari ikintu ubuze, ntukagiranwa n'agahinda ngo umare igihe kinini ubitekerezaho, kubera ko bari impamvu kigiye. Wasanga iyo ukomeza urwo rugendo cyangwa se umuntu mwari kumwe cyangwa se aho wari ugiye, wasanga hari ikibazo uri kuzahura nacyo. Buri kintu cyose kibaho kubera impamvu yacyo. Nta kintu na kimwe cyo kidafite impamvu yacyo, nta n'ikibazo gishobora kuba kidafite igisubizo cyacyo. Ngaho kanda like, ubundi isharinga abandi niba iyi nkuru wayikunze. Ngiye bateguye kandi ndikubagezaho, nitwa Emmy Jackson Impano. Shalom, ndabakunda.